Hari abantu benshi bafata tatuwaje nk'uburyo bwo kwigaragaza, kwibikira urwibutso cyangwa kugaragaza ikintu cy'ingenzi mu buzima bwabo. Ariko kuri bamwe, tatuwaje zishobora kuba ikimenyetso cy'ububabare, ihohoterwa n'igenzura rikabije. Joke ni umugore w'imyaka 53 wo mu Buholandi. Ni umwe mu bantu bahuye n'ibi bibazo. Yamaze imyaka myinshi ahohoterwa n'uwari umukunzi we wamuhatiye gushushanywaho tatuwaje nyinshi ubwo babanaga. Joke avuga ko yaguye mu maboko y'umuntu wari ufite imyitwarire yo gushaka kugenzura ubuzima bwe bwose. Uwo mugabo yabanje kumutandukanya n'abana be ndetse n'umuryango we, amwambura amafaranga ye ndetse amufungira ahantu hatandukanye mbere yo gutangira kumushushanyaho tatuwaje ku gahato. Yandikaga izina rye ku mubiri wa Joke aho yakekaga ko undi mugabo yaba yarigeze kumukoraho. Ibyo byatumye amwandikaho izina rye ku isura inshuro zirenga 12, nko kurimushyira ku gahanga, ku zuru, ku matama, ku kananwa ndetse no ku maso. Ibi byose yabikoraga ku buryo umubiri wa Joke wari wuzuyeho tatuwaje zigera kuri 250. Izi tatuwaje ntizari ikimenyetso cy'urukundo, ahubwo zari uburyo bwo kwerekana ko amufata nk'umutungo we no gukomeza kumugenzura. Icyo wamenya ni uko ubu bwari uburyo bw'ihohoterwa bwamwambuye ubwisanzure ndetse bukamusigira ibimenyetso bigaragara ku mubiri. Nyuma yo kuva muri ubwo buzima, Joke yatangiye urugendo rwo kongera kubaka ubuzima bwe, aho arimo gufashwa n'umuryango ukuraho tatuwaje wo mu Buholandi bakoresheje reza, ku buryo babikorera abantu bahohotewe. Mu gihe cy'imyaka 2 n'igice, Joke yakoze inshuro 12 zo gukurwaho hakoreshejwe reza kugira ngo izo tatuwaje zitangire gusibangana. Andi Hana uyobora umuryango avuga ko yatunguwe no kubona ubwinshi bw'izo tatuwaje kuko abantu benshi baza gushaka gukuraho izina rimwe cyangwa amagambo make. Ariko kuri Joke byari bitandukanye kuko hafi umubiri we wose wari wanditseho izina ry'uwamukoreraga ihohoterwa. Hana avuga ko mbere yo gutangira kumufasha babanje kumva inkuru y'ubuzima bwe bw'uburyo yahatiwe gukora ibyo byose, ku buryo yanasanze Joke yari amaze igihe atajya hanze kubera isoni z'uko isura y'umubiri we yasaga. Iyi nkuru ya Joke igaragaza ko ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishobora gufata mu buryo bwinshi, aho rishobora kutagarukira ku gukubitwa cyangwa gutukwa, ahubwo rikagira no kugenzura umubiri w'umuntu no kumwambura uburenganzira bwo kuwugenga.